muri iyi minsi urubyiruko dufite ubukene pe, dufite ubukene, dukeneye akazi, ariko nta nubwo ari urubyiruko rwose rushaka gukoreshwa. Hari n'urubyiruko rufite udufaranga duke bumva ko hari icyo bakora, ariko ibyo bagenda babona kuri bagenzi babo yashoye mu kwezi gutaha yahiye, bikagutera ubwoba, ukumva ufite ubwoba bwo gukora. Guys, ngiye nigeze gucuruza ariko ndahomba. Mu by'ukuri gucuruza ntago byoroshye. Niba ufite n'udufaranga ukaba uri gutekereza yuko ugiye gucuruza, wenda ugiye gushora mu bintu runaka by'ubucuruzi, banza utekereze neza, urebe amafaranga ufite. Nk'ubu ngubu gucuruza biragusaba ko banza ukagura imashini ya fagitire za IBM, cyangwa ukagura telefone nziza ifite capacity nini yajyamo IBM. Gucuruza ntago wemerewe kuba warara mu mari yawe, ugomba kwishyura amafaranga y'umuntu ubirinda, umusekirite ubirinda, kandi bari abasekirite babirinda ntago barinda inyuma. Ubwo niba ufite igikari kibi aho umujura yamenera, ntago ibyo bibareba, barinda imbere ntago barinda inyuma. Urishyura ubibishingwe 5,000, ibishingwe 5,000 nushaka ubucuruza ibintu batari bukoreshereza aho ngaho babijyana, n'ubundi ayo mafaranga ngomba kwishyura. Nyine ikintu nshaka kuvuga, ntago mvuze yuko umuturarwanda atakishyura izo depenses zose zo kubaka igihugu, oya, ahubwo bagira uburyo boroherezamo utu business dutoya tugitangira, kuko usanga uburyo usora kuri business nini ni nako business no yisora. Niba waratangije 100,000 urasora nk'uwa miliyoni, ntaho mutandukanira. Ese ubwo uzatera imbere gute? Hari ibyo ukeneye nawe ku giti cyawe nk'urubyiruko nyine wagiye gushora, kuko hari ibyo ushaka kugeraho. Ntago wabona uko wizigama ufite depense nyinshi mu kwezi. Niba wenda wishyura 30,000 bya leta, ukishyura wenda ubukode ukoreramo nawe ku giti cyawe, kandi warashoye 100,000, ntago byakunda. Turasaba leta yuko yagabanyiriza urubyiruko ibintu bijyanye n'imisoro, natwe tugashora nyine bagerageza utu business dutoya, aka business kakiri gatoya, bakorohereze ku bintu bijyanye n'imisoro. Noneho abayobozi baraza akakwaka ibyangombwa yasanga utabifite, unamubwira ko uri kubishaka, cyangwa se uri babe bakwihanganiye ubishake, agahita ashyiraho ingufuri. Iyo ngufuri kuyikuraho ni 200,000 cyangwa 100,000. Ibaze washoye 500,000, ubishyemo 200,000 yo kugufungurira, mukanya urishyura inzu, mukanya nawe ubwawe urigitaho, mukanya urishyura utundi depense. Ntago byakunda. Urubyiruko rero ntago ari urubyiruko rwose mubona rwirwa rupfu busa ngo nuko tudashaka gukora. Turashaka gukora, ahubwo twabuze aho dukorera. Ubufaranga bwawe ufite bukeya, urareba ikintu wabukoramo, wafungura ugakora bikagucanga, ugasanga nyine mu by'ukuri no korohereza urubyiruko kuba rwatanga imisoro mike yiringaniye ku tu business dutoya, nabyo no kubaka igihugu. Kuko niba utari gusanga abana mu mihanda basinze, abandi babyariye mu rugo, abandi bangara ugasanga bose bahugiye muri muvuma yo gukora, naryo ni iterambere ry'igihugu. Mu by'ukuri ngiye icyo gitekerezo nari ngifite, kuko nigeze gukora ndahomba, kandi narahombye atari uko ntashoboye gukora, ahubwo amafaranga nasohoraga yarutaga yo ninjiza. Ino video mwihangane mu sharing.